benshi dutekereza ko amahoro ari ukubura kw'intambara gusa, mbese nta mirwano cyangwa intonganya. Ariko se wari uzi ko amahoro ari nk'inzu? Kugira ngo ihagarare ibigomba kugira urufatiro rukomeye. Mu rurimi rw'igiswahili baravuga bati amani haiji ila kwa insha ya upanga. Amahoro ntiyaza keretse ku bugi bw'inkota. Kimwe na ushaka amahoro ategura intambara. Gusa mu Kinyarwanda hari umugani tugira wimbitse kurushaho, uvuga utushaka amahoro abanza yimuhira. Murakaza neza ku ijambo ry'ubwenge by M4. Nge ndi Modeste M4. Uyu munsi tugiye kureba impamvu amahoro yawe bwite ariyo ntwari ikomeye ufite. Ubundi muhira ni he? Iyo bavuze imuhira ntabwo baba bavuze inzu y'amatafari gusa. Imuhira ni mu muryango wawe, mu nshuti zawe za hafi, ariko cyane cyane mu mutima wawe. Uyu mugani utwibutsa ko tudashobora gutanga ibyo tudafite. Ubundi se wahangana n'isuti wawe mu rugo hahora intonganya? Cyangwa no kumvikana n'inshuti zawe byarakunaniye? Ushobora kwibaza uti ese umugani w'inkota n'uw'imuhira bihurira he? Bifitanye isano ikomeye cyane. Inkota ihagarariye imbaraga, ariko imbaraga nyakuri zituruka ku bwumvikane. Iyo imuhira hacanye uwaka, hari ubwumvikane cyangwa se amahoro, uba ufite intege zo guhangana n'isi cyangwa ibibazo byo hanze. Igihugu cyunze ubumwe imbere mu miryango, ndetse abenegihugu bishimye, nicyo kiba gifite inkota ityaye yo kurinda imipaka yacyo. Mu buzima bwawe amahoro yo mu mutima niyo nkota yawe. Atuma utandukanywa n'amagambo y'abantu cyangwa ibibazo by'isi. Mu buzima bwa buri munsi uyu mugani udukebura ku bintu bitatu: mu kazi, mu mibanire, no mu kwirinda. Mbere yo kurwana ku nshingano nini, banza ushaka amahoro yo mu mutima. Bizatuma ufata imyanzuro myiza. Niba utarakemura ibibazo byo mu rugo rwawe, iwanyu mu rugo, n'akazi uzakica. Ntukarwanire guhindura isi, banza uhindure uburyo ubanira abo mubana, mu nzu imwe abandi bazaza nyuma. Kugira ngo amahoro yawe atavogerwa, banza uyubake ku buryo umuntu aza kugushotora agasanga iwawe huzuye ubumwe n'imbaraga, mbese agasanga umwiteguye. Icyo gihe ntazabona aho amenera. Amahame y'amahoro namwe kuva kera na kare: kwitegura ukaba wiyizeye, no kubanza gukemura iby'imuhira. Uyu munsi mbere yo gusohoka ngo uhangane n'isi, banza ushaka amahoro y'imuhira, ayo mu mutima wawe n'ayo mu bantu bawe ba hafi. Niba ukunze iyi video kanda like, subscribe,
kandi umpe igitekerezo muri comment. Ese wowe ubona amahoro aturuka he? Ni ku nkota cyangwa ni muhira? Tubonane muri video itaha. Yari Modeste Info. Mwakoze kudukurikira. Bye.